Yamaze umwanya munini ategereje, ageze haribwira ati iminota ntegereje ni myinshi kandi moto zose zigenda mu buryo bumwe, nubwo hazamo intera ntiyagera mu minota irenga 30 kuko mu muhanda nta binyabiziga byinshi birimo, ngo wenda habayeho umubyigano wabyo. Ese haba habaye impanuka? Niba atari impanuka se akaba atagira ikibazo mu nzira, yaba ari he? Cyangwa inzira ni nyinshi akaba yanyuze mu yindi? Ubwo yanyura mu yindi se iminota yagera muri 30 ataragera hano? Yavuyeho yari ahagaze abaza umuntu wigenderaga n'amaguru ati ariko nta mpanuka y'umumotari mwumvise yabaye muri iyi mihanda iva Bugo izi na Kago? Uwo mudamu yaramubwiye ati nta bintu by'impanuka nigeze numva kuko njye nahoze hano. Umusore yahise abaho yarahagaze yegera imbere y'abamotari bazaga kumwisha esanse no gucaginga amabatiri ya moto zabo babaga bari. Abajyamo arabaza ati muri izi nzira za Bugo ugera hano Kago nta mpanuka yahabereye? Uwamwishyirizaga abantu esanse yaramusetse ati wa musore we, nahoze nk'ubona uhagaze hano kuva moto yaho kugeza nturahava. Ayo makuru uri kubaza nayo utekereje? Bikugendekeye bite? Hari abantu bumvise babivuga se? Yarabihakanye umumotari bamuha inkwenene bati uyu musore ni umusazi. Undi yaravuze ati n'umuteramwaka ahubwo uzi ko ari kwifuza ko haba impanuka. Yaramubajije ati ese sha umumotari akoze iyo mpanuka wakungukamo iki? Yaragiye kuvuga irindi jambo, umumotari w'igisore wari urahita amubwira ati wibeshye wongere kubumbura umunwa, nta n'isoni wowe urifata ukaza ubaza niba nta mpanuka yabaye mu muhanda, nta muntu ubikubwiye, nta makuru byumvisemo. Ubundi se hari igihe hataba impanuka? Iramutse ibaye ubwo yaba yabaye nyine, nubimenyera bikoraho iki? Umusore yarakase asubira inyuma yifata gukananwa nk'uri gutekereza cyane. Baba bamotari bamwe barabibona baravuga bati wasanga uyu musore afite impamvu ari kubibaza. Umwe yaramuhamagaye ati umva mani nta mpanuka yabaye, nizere ko igisubizo ashaka gukibonye. Yarahindukira aramubwira ati urakoze. Nubwo bwose kuba nta mpanuka yari yabaye umumotari byari amakuru meza, we byamuteye kwibaza ibibazo byinshi. Yarivugishije ati wenda iyo bambwira ko yabaye nari gukeka ko ari we wayikoze, none se niki cyatumye atinda? Yamaze umwanya muto atekereza yibaza ati ubu se ngenda mbaza abantu ngo mu muhanda hari umubyigano w'ibinyabiziga ikaba ariyo mpamvu yatinze? Mbabaze ngo iki? Nimbabwira ibyambayeho baranyita indangare banseke, wenda iyo waba ari bunseke gusa bakambwira uko namubona, ariko baranseka gusa birangire kuko sinafashe imibare ya nimero ya moto ye kandi ubwoko bwa moto ye nabwo simbuzi. Yikije umutima yifata mu gahanga areba ruguru no hepfo. Umumotari wese wazaga kumwesha akagira ngo Noel yabuze. Umutima we wamusimbukaga buri kanya buri uko yabaga abonye moto ituruka ruguru cyangwa epfo, kandi zabaga ari nyinshi. Noneho yabona moto iriho umuntu uhetse ibikapu agashiguka kurushaho, yabona arenze akajya kugwa hasi. Mu bamotari bazaga haje umukobwa w'umumotari ari kumwe n'abandi bamotari babiri. Yakomeje kubitegereza arebamo ko yabona uwo yari yahaye ibikapu bye, abona ntawe urimo. Yahise agenda arabaza ati muvuye Bugo? Umukobwa yarahakanye, abasore babiri nabo barabihakana. B'abamotari ba mbere bamwe ntibari bakagiye, baramusetse banabwira abo bari baje ukuntu uwo musore ari ikibwa gishaka kubatera umwaku. Umusore yaratangiye kugira agahinda kavanze n'ubwoba mu maso, ibitekerezo bye byagiye kure, asa nk'uri guta ubwenge gake gake yahindutse umusazi. Umuntu wese yamubonaga umumotari yari yahaye igikapu. Yarebye umusore umwe mu maso mu bari bazanye n'uwo mukobwa aramubaza ati ntabwo wamubonye? Umusore wambaye kimwe nawe ntawe wabonye? Basi nta n'umusizi inyuma? Bamwe bagize ngo wenda afite ikibazo cyo mu mutwe, uretse ko yari yambaye neza nanone bigatera umuntu kubishidikanyaho. Ababaga bamaze kunywesha esanse no guhinduza amabatiri bagatwara arimo umuriro bagasiga yabo bayacaginze, bahitaga bigendera, gusa bamwe bakahaguma ntibahite bagenda. Uwo musore yifashe mu mutwe, wa mukobwa mwitegereza cyane abona atari ikirara, yiyogoshesheje neza, yambaye neza, bigaragara ko ari umusirimu, ari umuntu usobanutse, uretse ko wenda ibyo yabazaga bitumvikanaga. Yifuje kumenya icyari kimuhangayikishije. Yaramubajije ati none se musore byakugendekeye bite? Dusobanurire, wasanga turi kugusekera ubusa kuko ndi kukureba mu maso nkabona byagucanze. Umusore yarababwiye ati nateze moto ebyiri, imwe nyiye ibikapu indi iranzana. Umumotari nahaye ibikapu hashize umwanya munini atarahagera. Abandi bamotari baturikiye rimwe bamuseka cyane boshye impyisi batisha nibyo wari ukwiriye pe, ubwo wabimuhaye agenda inyuma yawe, wibwiraga ko se niba zari boro za danje yazigeza hano? Abandi bumvise bibabaje ariko ntibagira icyo bamufasha uretse kumubwira batumva rero bro itahire kabisa, ubu yamaze gutsindira boro zawe, ubu yazigurishije, kandi aho yazigurishirije ubu yanatashye ariryamira, zipfa kuba zari zihenze. Umusore umwe yaramubajije ati uzi plaque za moto ye? Wigeze usoma nimero ya moto ye? Nawe ati oya sinigeze nzirebaho.
Abasekaga bakomeje kumuseka, aho hantu haza n'abandi bamotari bari bavuye hirya babaza icyabaye. Abo basekaga babasangiza ku byo bari bise urwenya rw'uwo musore, nabo barisekera. Umukobwa yakomeje kumureba yabuze icyo akora, ari gutekereza cyane. Abandi bamotari baramubwiye bati ubundi iminota 10 yari yihagije ngo uhite wigendera niba utazi plaque ukaba utazi n'izina rye. Umumotari w'umusaza wari muri we yaramubajije ati none se sha waba wabonye imyenda yari yambaye? Nawe ati sinamwitegereje neza kuko yari yambaye akajire, ariko ndibuka ko harimo ibara ry'umutuku. Abandi bakomeje kwisekera bumva ko ari kubakorera umunsi, baraseka karahava. Bamwe baratangiye bati akabigaseko nka keza koko, imbavu zanjye z'uyu musore aratuma zivunika kubera guseka. Ubu se gutekereza ko umumotari aramubona? Erega abamotari tuba twiburiye abagenzi, none wowe wamwizeye umuha ibintu bifite agaciro uziko biri bugende bite? Umusore yazenze amarira mu maso arakata ava aho hantu. Umumotari umwe yaramukurikiye ati ahubwo se boss wari ugeze aho ugera ngo nkwitwarire? Icara rwose ngo utware ntabwo ndaguca menshi. Undi nawe ati wirushaho kunjagaraza, ubu se urabona nkeneye gutega moto koko? Yabivuganye ikiniga tikomereze aho ngera nahageze. Wa mukobwa we yaramaze gufata bateri yafashe irimo umuriro, yari kuba yakorewe kare, ariko uwo musore wari wabuze umumotari yari yatumye igikorwa cyo kunywesha no guhinduza za bateri kigenda gake, kuko babanje kumuseka no kumuteraho urwenya bakibagirwa icyabazanye. Uwo mukobwa yaramwegereye aramubwira ati nakabaye nakuvanye hano kare, wowe wari uri kwiteza abamotari, kandi iyo bihurije hamwe bagendera mu kigare, ku buryo n'uwaba afite umutima mwiza wo kugufasha atabitekereza akumva ko guseka bishimishije. Si uko bose ku giti cyabo ari abantu babi, ariko iyo bari hamwe bakora ibyo nabo batekereza ko batakora. Nuko ninza kubona bateri nakabaye nagufashije kuhava hakiri kare, utabanje kumeneka umutwe usobanurira abantu bashaka kukumvira ubusa bakagufata nk'uri kubabwira inkuru isekeje kandi bibabariye. Ariko igihe gishize ni kinini, wageze hano ngasangahe? Umusore ati ntabwo nzi neza igihe nagereye kuko nta telefoni cyangwa isaha mfite, gusa hashize igihe kitari gito. Umukobwa ati ubuse urifuza ko ngufashe iki? Yaramusubije ati sindi icyo gukora, ubu ndumva bindenze. Uwo mukobwa yaramubwiye ati ukeneye gutuza, ariko ndabizi ko utahita utuza none ugitekereza ko wenda wamubona. Icara kuri moto ngujyana ahantu hose aparika abamotari maze ugende ureba ko wamubona. Harya isura ye urayibuka? Noti isura ndayibuka, mubonye namumenye. Yarakomeje ati ahubwo niba witeguye kumfasha reka nkubwire nimero umpamagarira. Yamubwiye nimero ye bwite, ayihamagaye icamo, yumva baramukubye baramubwira bati mukiriya wacu umurongo muhamagaye urahoze. Yabwiye umukobwa ati iyo nimero uhamagaye ni yanjye, uko biri kose uyu mumotari yashatse kunjyanira ibintu, yageze ubwo akora telefoni mu gikapu none urahamagaye iciyemo arakupa. Umukobwa ati kumbe na telefoni wari wayishyize mu gikapu ufite? Mbega. Umusore ati yego niho yariri. Umukobwa ati wavuze ko utazi plaque, basi uzi neza imyenda yari yambaye? Nawe ati imyenda wenda yibuka, uretse ko bitari cyane, nibuka ko yari yambaye inkweto zifunguye n'igikote cy'umutuku. Umukobwa ati ngayicara ngende nguzengurutse imihanda yose yo kuva Kago dusubira Bugo, wenda rwo wamubona, nibiba ngombwa turanyura no mu y'igitaka tunyure mu yindi mihanda wenda twamubona. Umusore aramubwira ati ikibazo ni matera mfite, none se nayo turayigendana? Nawe ati matera yihe? Yamweretse inyuma we yari yayirambitse. Umukobwa aravuga ati yo disi ntabwo uzi ibyo mu mujyi, uzi ko bari kuba bayikwibye nayo? Umwanya wamaze uhagaze muri bariya bamotari urahagije, bashoboraga kuba bayigutwaye. Hanyuma rero yifate tugende ubishyize mu rugo iwanjye dukomeze tumushakishe. Abandi bakubwiraga ngo wemere ko ibintu byawe yabitwaye byarangiye, ariko ugiye utagize icyo ukora nyuma wazishinja amakosa uvuga uti iyo mushaka wenda nari kumubona, cyangwa ukavuga uti iyo nkora ibi n'ibi. Wowe ibyo uraba uri gutekereza byose umbwire mbigufashemo, bizatuma nyuma uticira urubanza. Nzi ko bitaraba bipfuye ubusa kuko biraguha kwakira ibyakubayeho nubwo ntarasobanukirwa neza ibyo ari byo. Umusore yafashe matera yicara kuri moto. Umukobwa ati wafashe neza wakomeje? Undi ati yego. Mbere yo gutwara yamubajije ati ubundi se witwa nde? Nawe ati nitwa Daju. Umukobwa ati iryo zina ntirisanzwe. Hanyuma rero njye nitwa Jovia. Ubu twagenda. Umukobwa yamutwaye gake gake, bagenda areba ko atabona umumotari wari wambaye nk'uwo yari ari kuvuga cyangwa se waba uhetse ibikapu. Barakomeje amugeza aho umumotari waparikaga, agenda gake gake amwereka ngo arebemo. B'abamotari bamwe bari bari kuri sitasiyo baje kunywesha, abandi baje gufata amabatiri, bamwe bari bari aho ngaho. Bati none se muri gushaka wa mumotari nyuma y'amasaha 2? Ntibari banazi igihe giciyemo, bapfuye kwivugira amasaha 2. Abandi barababajije bati ubuse muzi ko yaba ari hano? Harimo uwivugiye ati umusore we ni umusazi, naho umukobwa ari mu kiraka. Buriya se
ntibabaza ari bumwishyure yo kumuzengurutsa bashaka uwo mumotari, nanjye nakwemera nkamurindagiza nkikorera amafaranga. Bakomeje kubagendagendaho bagenda bitonze, abamotari bo bibonera inkuru isekeje yo kuganiraho. Dadju yaramubwiye ati ndamubuze dukomeze. Nyuma y'iminota 35 bageze hafi y'aho Joviya yabaga. Yaramubwiye ati ngiye kukujyana iwanjye tuhashyire matera yawe dukomeze gushakisha. Baragiye bagera kuri ako kagati yabagamo abanamo na murumuna we, bamuha matera bakomeza kugenda. Basubiye ibugo bakagenda banyura ahantu hari haparitse abamotari arebamo. Bagezeyo Joviya arabaza ati nta mumotari wari uri hano ubwo uyu musore yahazaga bwa mbere aje gutega afite ibikapu na matera? Abari hafi ye bavuze ko batamubonye. Bamanutse hepfo bose bamubwira ko batari bahari. Dadju nawe yararebye abona abantu bose babaye bashya. Bakomeje hepfo bagera ku bandi bamotari bari bahaparitse, bababaza ibyo bari babajije abo haraguru. Muri abo hari harimo abasore 3 bari bamuzi. Baramubwira bati turamuzi, isura niyo tuzi gusa ariko ntituzi amazina ye kuko ntabwo harasanzwe akorera hano, n'ubwa mbere twari tumubonye. Umwe yabibumvishije neza ati murabona hano tuba turi abamotari barenga 100, turi benshi rwose ku buryo kumenyana bitakunda, kandi umuntu uvuye Imera, uvuye Kiro, uvuye Kago cyangwa hehe azanye umuntu hano muri gare nawe itahaguma ategereje undi mugenzi wo kujyana ahandi hantu, tuba twicangacanga, abaparitse hano mu kanya bakaba baparitse ahandi. Uwo musore tukamubonye umuha ibikapu ariko nitwigeze tubyitaho kuko natwe twabaga twishakira abagenzi. Wumve ngo twese twatwaye abagenzi turagaruka kandi hagiye habamo umwanya wo gutegereza. Ntabwo mwamubona rwose, ubu niba ari byo agurisha amafaranga nayo yatangiye kuyarya. Undi yaravuze ati ahubwo wasanga yanayamaze. Joviya yaramubwiye ati uyu musore birashoboka ko tutari bumubone, ariko sinzi impamvu mfite icyizere. Mbwira ujya kumubwira harageze ibikapu byawe mubwiye hehe? Nawe tubundi hari umuntu nasabye ko nshakira inzu muri uyu mujyi nawe akoresha umukomisiyoneri. Amaze kuyibona yambwiye ko mu gihe nzaba ndi kuza nkagera hano ibugo nzamuhamagara akama nimero y'umuntu ufite imfunguzo akajya no kunyereka iyo nzu kuko we ngo yagiye iwabo. Namuhamagaye narava mu modoka ndi hafi kuhagera, yamaye nimero y'uwo muntu w'umukomisiyoneri wo kungeza ku nzu, maze nawe arambwira tutege moto ikugeza aho wanyweshereza kuri Rubisi y'Ikago. Nuko byagenze, uwo nahaye ibikapu yagiye ukwe nanjye ngenda ku yindi moto. Joviya yateze n'ikindi ndumva aho byapfiriye, umumotari nawe yakubuze. Dadju ati mu buhe buryo uri kuvuga ibiki? Umukobwa ati umuntu wakurangiye ni umugome cyane, ntabwo yamenye ko ari ubwa mbere ruje muri uyu mujyi. Ubusanzwe inaha sitasiyo za Rubisi nyinshi, wowe yakujyanye kuri Rubisi y'uburyo, birashoboka ko undi yagiye ibumoso kuko Ikago hari 2. Sinzi niba ubyibuka ariko urabona ko hari ahantu mwageze mukagera mu ihuriro ry'imihanda. Ni umuhanda umwe uzamuka ukagira undi ufatiyeho nyine ukomeza hirya aho wari uri. Hariya hari Rubisi wari uriho, ariko nanone ikomeje uriya muhanda ugera ku yindi Rubisi kandi harimo intera kilometero ituzuye. Nagenda umunota umwe utagezemo neza ndi kugendera ku muvuduko wemewe. Dadju yaramubwiye ati ahubwo twihuta ungezeyo wenda twamusangayo. Bihuta cyane bageze kuri iyo Rubisi, bahageze barahagarara. Iyo Rubisi ntiyari igikoreshwa, ni nayo mpamvu bari barubatse indi nshyashya hepfo yayo, uretse ko harimo inyubako hagati yazo umuntu uhagaze kuri imwe atabona indi. Bakomeje kureba Dadju abona hirya ahantu hari hahagaze akana k'agahungu gato gahagaze iruhande rw'igikapu cye. Yahise asakuza ati Jovi, igikapu cyanjye ngikiriya. Nawe ati kihe? Umusore ati reba hariya hepfo. Bahise bamanuka aho uwo mwana yari ari hepfo ya Rubisi, ahantu hari hameze nk'ahari umukingo. Dadju yari yahumagiye ati niko yewe mwa uri kumwe nande? Nawe ati hari umugabo wansigiye iki gikapu ngo nyirinde ngaragaruka mu kanya. Dadju ati yaciye he? Nawe ati yazamutse muri iyi nzira izamuka. Yaramubajije tuzi izina rye? Nawe ati ntabwo muzi. Joviya yumvise ibyishimo muri we atazi aho bivuye, abaza uwo mwana ati none se uwo mugabo yari afite iki? Nawe ati yaje turi gukinira hano kuri Rubisi turi abana 2. Yaje hamara umwanya munini ahahagaze, amaze kurambirwa afata igikapu yari afite abonamo imashini, akomeza kukijagaraza abonamo na telefone. Twe twari tugiye kwigendera, aravuga ati ngiye mukuru mbe ndetse kugenda. Nahagaze arambwira ati ngiye gusiga moto n'iki gikapu birinde ndaje mu kanya gato. Nuko mbyanza mbwira ko ari bunzanira ikiranda byemera. Yatinze umwana twari turi kumwe arigendera, hanyuma nkomeza guhagarara njyenyine. Hashize akanya aragaruka arambwira ati ngiye gushyira igikapu hariya munsi y'umukingo, ubu kirinze cyonyine moto yo ndayitwara, sintinda ndahita ngaruka, ariko kugira ngo utarambirwa ndakuzaniye ibiraha byinshi. Yateruye igikapu agishyira hano nanjye ndahaguma. Joviya ati none se hashize igihe kingana iki agiye? Umwana ati hashize igihe gito, yansigiye ibiraha 10 none hasigaye 4. Murumva nawe umwanya uciyemo. Joviya yarisekeye
kuko uwo mwana yarabagereranyirije igihe agendeye ku muntu umaze umwanya ari kurya yitonze akaba amaze ibiraha 6. Jovi yabajije Daja ati hari ikintu cyo gukora isi utekereza? Nawe ati kirahari, ndumva twamushakira muri santere yose. Jovi ati sinzi niba icyo gitekerezo ari cyiza, hariya muri iki gikapu harimo iki? Nawe ati ni imyenda n'utundi tuntu duke duke. Jovi ati nanze kukubaza byinshi ariko rwose numara gutuza ndakubaza ibibazo bikurenge kuko buriya ndumva wancanze cyane. Nge rero igitekerezo ngize si cyo kumushakisha, tugume hano tumutegereze, birashoboka ko atari butinde kuhagera kuko agomba kugaruka nyine aje kureba uyu mwana. Bicaye iminota 5 bose bacecetse, umwana wari kwitamirira ibiraha mu buryo nabo batari biteze. Babonye wa mumotari aje kuri moto ahetse igikapu gito cya Dajo afite telefoni ye mu ntoki. Baramubonye bahita bahaguruka agera kuri Rubis amanuka gatagana aho yari yasize uwo mwana. Bombi bakomeje kurebana. Motari ati muvandi ni ukuri wansaraje pe. Yahise ava kuri moto ayiparikaho azamubaza ati byagenze bite ko nta binyabiziga byinshi byafunze imihanda, wowe na motari wawe mwatindiye he? Ubundi se zinaherutse utega umugabo, uyu mukobwa umuvanye he? Mani uzi ko na telefone yawe irimo password nta kintu yari kumarira ngo wenda ndebemo nimero nahamagara. Dajo amarira yazenze mu maso kuko nyuma na nyuma yarabonye wari wamutwariye ibintu. Yarebye hejuru ashimira Imana ariruhutsa abwira motari ati sindi icyo navuga, ndumva nakubaza byinshi ariko mbuza aho mpera, ndumva ibyishimo bindenze, nari natangiye kwakira ko nari bukubone. Motari ati oya ntari bimani, ahubwo wakira ibikapu byawe nigendere, amasaha yamfashe, mu kanya ngomba kuba nageze mu materaniro, nibaza gukora ndi buze kubigenda ngo nakererwa kuko amasaha yari yagiye bikancanga. Daja ati biratangaje, ni ukuri ndumva dukeneye kuganira birambuye, nibwiraga ko wamaze kubitwara byarangiye. Nawe ati nge ntinya Imana, ibintu byose dukora nubwo bwose bamwe tuyifata nk'itariho ariko ibi bireba nge na Karuma nyizereramo. Buriya nk'uko bavuze ngo wicisha inkota yicishwa indi, n'uwahemutse hari ubwo igihemu kimwica cyangwa se ibyo yakoreye abandi akazabikorerwa n'abandi batanazi ibyo yakoze, bo bagashyiramo n'indishyi z'akababaro. Narebye ibintu wari ufite ubwonko bujya gutakara. Mani iyo mbijyana nari kuba nkwisha uhagaze kuko birahenze cyane. Umuntu wagutwara imyenda yawe yose akagutwara imashini na telefone nta kintu yaba agusigiye, yaba kwishe byaba byarangiye. Ntabwo rero nge natinyuka kubikora, nanjye ndi umuntu mani ndabyiyumvisha. Tekereza umuntu agutwaye imashini wenda ari gukoresha akazi kawe, akagutwara telefone yo guhamagaza wenda ari yigira gusa, akagutwara n'imyenda yawe yose, mbese ubwo ari gusigara nk'uko wambaye. Ntabwo nakora iryo kosa, Imana nayo irabizi. Uretse n'ibyo kandi hari ubwo nabijyana ngafatwa, washoboraga kujya kuri polisi ukababwira plaque za moto yanjye kumbona bikaba byoroshye, keretse wenda iyo nsohoka no mu gihugu. Daja ati igitangaje nuko ntari nzi na plaque za moto yawe, ubwoko bwawe cyangwa izina ryawe, nabuze n'uwo naribaza, uretse ko nagezaho nkibuka gusa uko wari wambaye. Motari ati ibyo ntabwo byatuma utajya kuri polisi kuko nubwo utaruzi nimero ya moto yanjye, kuba ari andi makuru y'ingenzi wari gutanga yari kuzifashishwa mu iperereza. Wari kujyaho ukababwira isaha n'aho byabereye, bakamenya ko ari umuhanda wa Bugokago ahagana saa 8. Ubwo ukavuga aho wagombaga kugera, ukababwira imyambaro, igikote gitukura, inkweto zifunguye, ibikapu birimo mudasobwa, telefoni n'ibindi bikoresho byo mu rugo, ubundi ukitoreza. Kuko polisi ifite uburyo bwo gukurikirana abamotari binyuze muri koperative, kamera zo ku mihanda ndetse no gukurikirana telefoni cyangwa mudasobwa mu gihe bagerageje kubikoresha. Nimero yawe banayihamagaye itizima, nari nagiye gucaginga, urumva ko rero bari kumfata. Dajo yamurebye mu maso, amarira akomeza kumanuka, aramubwira ati iyo nimero yaguhamagaye ni nimero y'uyu mukobwa, nayiguhamagaje icamo nka 2 tugira ngo isukupa, kumbi yarizimye. Uwo mumotari atereka nkubwira uko byagenze, ndakeka waza kwifuza kubimenya, imite nigendera utaza kwifuza kumbaza byinshi kandi ni gukererwa. Ndagusigira nimero yanjye wenda twaza kuvugana mvuye gusenga. Yaratangiye ati ubusanzwe ngende mushya muri iyi mihanda, wambwira Rubis nza kuri kuko ariyo nze gusa. Mu minota mike ishize nibwo namenye ko ari ndi Rubis, ubu nari ngiye kuza kuhagushakira. Nageze aha rero gutegereza isaha yose, nageze aho nshaka mu bikapu byawe byose mbonamo telefoni, ndavuga nereka ndebemo nimero mpamagare. Nk'uko bivuze ugihamagara, dore ko yari na siransi yahise izima, umuriro warushizemo. Nagiye kwicaginga ngo yongere yake imite mbaza uwo muntu niba hari ukuntu yampuza nawe, ariko mbura sharijeri ya Phantom. Ubwo nakomeje kuyishaka ku bantu bose ndayibura, birangira nsize aka kana kandi ndi yangaha njya gucaginga iwanjye. Ahubwo sha igendere dore akazi kawe karangiye, sinaguha ibiraha niwabiriye. Akana karagiye yarakomeje ati hagiyemo akariro gakeya, nabwo nsangamo password. Ubwo nyine iyo nkomeza kukubura burundu
nari kubijyana kuri polisi bakaba babibitse ngakomeza gahunda zanjye niturije, aho kugira ngo polisi bazanyishakire njye nari guhita mbishakira, hanyuma wazajya no kuri polisi ugasanga ibintu byawe babifite. Dadju yaramubwiye ati ngaho mpa nimero yawe nanjye nguhe iyanjye, nuva gusenga uraza kumpamagara, ndakora icyo ari cyo cyose tubonane kandi ndakwitura uko nshoboye. Yanditse nimero Mutara ahita yigendera. Jovi yarebye Dadju aramubwira ati ibintu byawe byamvanze sindi kubyumva neza, ubu ugiye kunsobanurira kuko noneho utuye umutwaro wari wikoreye. Dadju atumva ubu nditeguye. Yariruhutsaga umutima utarajya hamwe, uko atari yakakiriye ko ibintu bye by'agaciro yari yabibuze, niko none atari yakakiriye ko ngiye kubibona, ataranakira ko mu buzima habamo abantu beza bameze nk'abo. Jovi yaramubajije ati none se dukora iki? Nawe ati nta kindi twakora uretse gushaka ahantu tuganirira. Jovi ati ngwino tujye kuganirira iwanjye ubanze unaruhuke cyane ko ariho hari n'amatera yawe, cyangwa ushaka guhamagara wa muntu wambwiye akabanza kukwereka inzu, mbwira nabyo mbigufashemo. Dadju yarebye kuri telefone abona harimo umuriro wa 7%. Yahise ahamagara nimero wari bamuhaye abwira uwo muntu ati nahageze ndi kuri Rubisi ya ruguru. Nawe ati watinze ngira ngo kuza wabisubitse, namaze amasaha 2 ngutegereje, ntegereje ko wongera guhamagara ndaheba, mpita nigira ahantu napangaga kujya, ndagera ntinze, shaka aho uri ndaza kuguhamagara. Jovi yaramubwiye ati noneho rero tujye mu rugo. Yarabyemeye bafata ibikapu baragenda. Igikapu kimwe cyari kinini cyane ariko kitaremereye birenze, ikindi cyari kirimo mudasobwa, imigozi mizima ya mashini niyapfuye, amasharijeri yandi, amararonje n'utundi tuntu tw'ikoranabuhanga, nacyo cyari kiremereye mu kuntu. Yagishyize mu mugongo, ikindi agishyira ku bibero. Jovi yamutwara amujyana mu rugo iwe. Bakigerayo yasabye murumuna we kujya ku muhanda akazana amafanta akonje. Ubwo batangiye kuganira, Jovi yaramubwira ati sinabona aho nza guhera nkubaza, wowe mbwira buri kimwe, noneho aho ngira ikibazo ndakubaza. Yarongeye ati nakuburetse mbanze nkwarurire kandi ntiwanga ibyo ngiye kuguha, ndabizi ko ushonje. Yamwaruriye ibyo kurya amushyirira ku meza, hanyuma batangira kuganira. Dadju yaramubwiye ati narangije kwiga muri kaminuza, ngomba kuba ku ishuri kuko nakoraga akazi mu bintu by'ikoranabuhanga mu kigo nigagaho, ni ibintu bya software, sinzi niba ubizi. Nyiri umunyeshuri amasomo nayumvaga cyane, ikigo kikajya kinyifashisha. Narangije kwiga bahita bampa akazi, hadaciye kabiri umusore w'inshuti yanjye ndangira akazi mu kigo gikomeye cy'inaha we yarasanzwe akoramo. Nahise nsezerera kaminuza ntegura kuza inaha. Uwo mucuti wanjye namusabye kunshakira inzu muri uyu mujyi, nawe yashatse umukomisiyoneri baziranye, inzu imaze kuboneka ntiyafata imfunguzo arazimurekera. Ubwo umukomisiyoneri niwe nari kuza nsanga akazimpa kuko uwo mucuti wanjye we muri iyi minsi yibereye mu kiruhuko. Naje naha buri kimwe akazi mbe nagatangira. Nifuzaga kuza nkaba ntembera umujyi mpamenyera gake gake, nyuma nkazajya mu kazi ntagifite amatsiko menshi. Niko kuza mu modoka tukagera muri gare. Nagiye gutega moto kuko nabonaga imodoka ziri butinda guhaguruka. Muri uyu mujyi rero bambwiye ko gutwara imizigo myinshi kuri moto ngo bitemewe, kandi nabonaga ntarategereza bisi kuko ziba zitinda cyane. Motari umwe yangiriye inama arambwira ati matera nazo nizemewe gutwarwa kuri moto muri uyu mujyi, keretse wenda yari umuntu uyifite yonyine nta yindi mizigo biri kumwe. Arambwira ati wowe ushaka kuhagutwaza ibikapu nawe ufate matera ku buryo nyine bitarateza ibibazo. Jovi yaramubwiye ati nibyo biteza ibibazo, urabona iyo umuntu afite imizigo myinshi kandi ari moto agomba kugenda aca hagati y'izindi moto, hagati y'imodoka, bishobora guteza impanuka. Niyo mpamvu mu mujyi biba bitemewe. Tekereza nawe ufite ikintu gifite ubugari nk'ubwa metero 2 kigera hirya no hino kandi ugomba kugendera mu muhanda muto nyine nk'umumotari, urumva se utateza akavuyo? Noneho ufite na matera ku ruhande rumwe ukagira ibindi bikapu ku rundi ruhande, urumva nabwo uri gufata umwanya munini ungana n'uw'imodoka kandi wowe wakanyuza mu gahanda gatoya nyine nka moto. Niyo mpamvu bitemewe muri uyu mujyi kuko biba bishobora guteza impanuka, kandi nawe wabyumva nta rundi rwango rurimo, ntabwo ari gukandamiza abaturage. Ubitekerezo urabisobanukirwa neza, abo bamotari bo bakugiriye inama nziza rwose. Dadju yarakomeje ati urabizi uko n'abamotari nyine umuntu abageramo bagateza akavuyo bashaka kumutwara. Umwe yahise aza nkuramo igikapu cyari kirimo imashini, nibwo nari nkimara kunagamo telefoni ngo nicare kuri moto wenda ikancika kubera matera nini. Ubwo motari yakinyatse ahita afata ikindi agishyira mu mahembe, aravuga ati ngiye ndagiye rero, ubwo uransanga kuri Rubisi y'Ikago. Nanjye ntiburetse kugenda wasanga tutarumvikana ibiciro. Yahise agenda avuga ati ayo urishyura uwo nguwo niyo nanjye uri bumpe. Wagira ngo ubwenge bwanjye ntibwari hamwe, ntabwo nigeze ntekereza rwose ku kuba yabijyana. Nahise nituriza nicara kuri moto, ubwo ndi nawe aramukurikira tugenda tumureba. Twageze ahantu dusanga hari igikamyo kiri kugenda gake gake, tubanza guhagarara gato. Aho ngaho niho twamuburiye. Twategereje gato umubyiganura agabanuka, turakomeza tugera kuri Rubisi, twisanga tuhageze imbere ye. Motari warunzanye namwishyuye.
nuko nagize amahirwe ngasanga amafaranga yari yanciye ariyo nari nsigaranye mu mufuka gusa kuko kandi yari ari kuri telefone. Sinzi uko nari bumukire nawe. Niko gutegereza watwaye ibikapu rero ntangereho. Natangiye kwicuza icyatumye twara igikapu kirimo mudasobwa, umutima urandya. Nawe urabyumva, igikapu nashobora kugiheka mu mugongo ngatwara na matera kuko cyo nyine nubwo cyari kiremereye mu kuntu, ariko ntabwo ari igikapu kinini bigaragara. Ibindi nyine byo byagenze kuri wabibonye kuva nsanga kuri Robisi ni kuri nari negereje. Fanta zari zahagejejwe batangiye kuzinywa. Jove yiberaga mu nzu y'icyumba kimwe na saro, abana na murumuna we muto wari ufite imyaka 15. Uwo mwana impamvu atigaga nuko yarategereje kuzajya kwiga mu mwaka utaha. Yarigaga arwara bari mu gihembwe cya mbere benda gukora ibizamini, akiri icya kabiri kiri hagati nacyo benda gukora ibizamini. Yari kuzasubira mu mwaka utaha rero kwiga yaraba yabihagaritse. Mu gihe yarabihagaritse yiberaga kwa mukuru we. Jove yacyumva ibyo Daju yaramubwiye ati ibintu bikubayeho nanjye ubwanjye bimpaye isomo. Sinakubwira ngo ubutaha uzirinde ibi n'ibi kandi nawe wabyiboneye. Buriya abantu akenshi bakunda kutubona twaguye mu bibazo bakaza bakatubwira ngo ukora ibi n'ibi ngo ubutaha uzabigenza utya, kandi nawe wabonye amasomo nta n'icyo wabihinduraho. Banumva ari ukujagaraza umuntu. Baba bakwiriye kukureka bakakwihanganisha kuko nta makosa uba wayabonye. Ubu se ubu ntange bigusubiremo ngo ubutaha uzirinde gukora ibi n'ibi? Oya rwose, ahubwo reka dukomeze twiganirire nkubaze ibindi. Daju yaramubwiye ati wikwigora nabyiboneye, wikwigora ubimbwira pe. Ninzajya mafite urugendo nzajya ngira amafaranga nitwaza mu ikofi ngere kuri telefone ariko ngere nandi ku ruhande. Ikindi boro z'agaciro ni ukuzizirikaho. Ntabwo nari kumpa igikapu kirimo imashini. Kuriya nyine yahitaga ambwira ati kizane tugende, nari kwemera ngava no kuri moto nkagenda nkakimwaka. Ibyo gufotora plaque cyangwa kuyifata mu mutwe mu gihe umumotari antwaje ibintu, ibyo byo simbigarukaho, ngomba kujya mbikora mbere. Niza byinshi mu gihe gito sinabivuga ngo mbirangize. Namenye ko hariho abantu b'inyangamugayo kuri iyi si. Ugira ngo sinafashe amasomo menshi se? Ibaze ko ngira ingeso yo kutagira nimero y'umuntu wari wese mfata mu mutwe ngo wenda namwitabaza mu gihe byaba byancanze. Jove yaramubwiye ati birumvikana rwose, ubutaha uzabikosore. Wize byinshi biruta ibyo natekerezaga. Ariko ikibazo ni uwo wakurangiye wakubwiye Robisi ntasobanure ko hari ebyiri. Bakomeje kuganira, Daju yumva atuje. Yabajije Jove ati none se wowe ni gute wiyongoje kujya mu kimotari uri umukobwa mwiza nkawe? Ubwo bwiza ni wakabubyaje amafaranga nk'abandi bose, nawe wakabaye usireyinga rwose wabishobora kandi byinjiza amafaranga. Jove ati nizere kuri gutera urwenya. Daju yisekera ati n'urwenya ariko biranatangaje kubona umukobwa akora ikimotari. Jove ati ntega amatwi mbanze nkubwire nubwo bwose uri kubyita urwenya. Ubwiza bw'umukobwa bukwiriye gutuma abona umugabo uwo bazabana, umugabo mwiza witeje imbere. Ntabwo ubwiza bwe bukwiriye gutuma abona abagabo benshi baba bashaka kumwishimishirizaho bakamuha amafaranga bamufata nk'igikoresho. Umukobwa wese ubona ubwiza bwe nk'igishoro nawe afite ibindi ashora, aba yumva ko afite ubwenge. Ariko hari imyaka ageramo akamenya ko yabayeho nk'igikoresho cy'abagabo, ko yiyangirije mu buto bwe. Daju aseka ati wagira ngo wakuzeho umenya uko biba byifashe. Kandi hari abakobwa basereyinga bageraho bakabona abagabo bakabana nabo neza. Jove ati birashoboka ko yabona umugabo mwiza, ariko aba yarakoze n'ibindi byaha. Mbere na mbere Imana ntibikunda. Ikindi iyo ari kubana n'uwo mugabo biba bivuze ko uwo mugabo abanye n'umuntu utuzuye, aba yaramuciye inyuma. Uwo mukobwa nk'uwo nguwo wakoresheje ubwiza bwe nk'igishoro ntabwo apfa kunyurwa n'umugabo we. Ibyamuha nubwo umugabo aba yihirinze yakoze ibingana iki, ntabwo apfa kumuhaza kereka umugabo yari umukire cyane. Ikindi nanone ntabwo apfa guhaza irari rye, aba yumva yanamuca inyuma. Ngiye rero ntabwo nifuza kwigira gutyo. Jove yaramwenyuye arakomeza aramubwira ati nawe ubitekerejeho neza wabyumva. Nk'ubu hari abagabo ntwara kuri moto, noneho twagera imbere umugabo agatangira ati uzi impamvu nateze wowe? Nanjye nti niyihe? Nawe ati naguhindurira ubuzima wemeye kumbera inshuti ukava muri aka kazi. Ndaguha nimero yanjye tuzahurire muri hoteli tubiganireho. Mpita museka cyane kuko aba yumva ko yampa amafaranga nkava mu kazi akajya nkoresha nk'igikinisho. Uzi yuko hari n'ababa bifuza ko nyine mbatwara tukajya dukomezanya muri hoteli tukajya mu cyumba, akazi ko gutwara nyine ngo nkaba nkaretse akaza kumemba amafaranga nari gukorera uwo munsi. Ngaho ibaze njye mbemerera, urumva ko najya ngira icyo mbakuraho pe, amafaranga ntayabona ariko nanjye naba natanze umubiri wanjye. Ibyo rero si byiza. Ntabwo nifuza guca umugabo wanjye nyuma nubwo ntaramenya ngo ninde tuzabana. Daju turatangaje ariko ndacyafite amatsiko. Wisanze uturi umumotari. Nawe ati narangije kwiga segonderi mbura akazi. Nahisemo kwishakira agaperime ka moto ngo nzakomereze aho nshake n'iyi modoka. Aho mboneye moto hahise haduka izi moto zikoresha amashanyarazi. Kuzitwara rero ntibisaba imbaraga, upfa kuba uyizi gusa. Nuko nakijemo mvuga nti ubwo nzaryaho mbonye mu kimotari kandi ndanayabona kuko nishyura akazi k'ibyumba 2
njye na murumuna wanjye ntacyo tubuze, turya ku manywa na nimugoroba. Urabona ko naguze udutebe mu nzu, akameza, mfite igitanda, matera yawe ntiwayibona muri salo kuko icyumba nacyo ni Kigali niho twayishyize. Murumuna wanjye yirirwa hano yirebera televiziyo. Urumva se ahubwo aka kazi katari keza? Daja ati ni keza, ariko ntekereza ko habamo imbogamizi nyinshi ku mukobwa. Note zibamo zimwe nanazikubwiye. Ubundi abakobwa byitwa ko turi beza, abagabo bafite amafaranga baba bashaka kutuvugisha no kutugiraho ijambo. Si abafite amafaranga gusa n'abatayafite nyine baba bumva batuvugisha, batugeraho iryo jambo, uretse ko nta ruvugiro bagira. Ariko bafite amafaranga bo baba bumva ko babitekereje abana bikora bigakunda ku mukobwa uwo ari we wese. Iyo rero baje bakambona mu bandi bamotari, bamwe baba hehesi, baba bumva baboneyeho, aremera akaba ari njye umutwara. Bamwe bagenda banyegereye cyane bambyiga kandi bashobora kwigira inyuma bigakunda, abandi bakanyifatisha mu nda kandi bakabaye barikura cyangwa bagafata inyuma. Abandi bo bansaba ko twagirana ubucuti nyine bushingiye ku busambanyi nkabyanga. Harimo imbogamizi ikomeye kuri njye ubigendera kure. Wenda ntiwabyumva, ariko ku mukobwa utifuza kugendera mu bagabo, utifuza kujya ibintu by'abagabo atavunikiye yatanze umubiri we, rwose aba ari imbogamizi ikomeye. Gusa nanone bituma nibonera abakiriya b'abagabo benshi. Buriya biba bigoye ko njyewe nabura uwo gutwara. Icyakora uko mbona abakiriya ni nako kubabura biba bishoboka. Nka buriya abagore n'abakobwa baba bumva nabatura hasi, babona ntazi moto. Abandi bagabo bamwe na bamwe nabo bakagira impungenge nk'izabo. Nyine harabumva ko umukobwa badashoboye, kabatwaye kuri moto yakora impanuka cyangwa akagenda gake akabakerereza. Baba batekereza ko nyine kuri umumotari agenda akanyura hagati y'imodoka, akanyura hagati y'abandi bamotari, ko njyewe ntabishobora nyine ndi umukobwa, ngo abakobwa ngo tugira ubwoba, ngo ntabwo nafite umutima nyine wo guca aho hantu. Ibyo ariko narabimenyereye, mbifata nk'ibiba mu kazi nyine mba ngomba kwihanganira. Ubwo Daja amaze kunywa fanta ebyiri, ibiryo byaba bimaze kare, hari hanaciyemo akanya katari gato. Telefone yarasonnye, ni wa mumotari wari umuhamagaye. Daja yaramubajije ati uyu mwanya urangije gusenga? Nawe ati yashize amasaha 2, turangije amateraniro mpita nguhamagara. Daja yaramubwiye ati ngiye kuguha motari mugenzi wawe akurangira aho turi hadusange. Jovi yaramurangiye, uwo mumotari ahita ahagera. Bamwakirije fanta bakomeza ibiganiro. Daja aboneraho kumubaza neza uko byari byifashe mu gihe nawe yamutegerezaga akamubura. Umumotari yaramubwiye ati nakoze amakosa ariko ntibyanturutseho. Naje ndi mu nzira shamburiye riraturika. Ubwo nagiye guhinduza mbona gukomeza urugendo. Nageze kuri rubisi ya ruguru, nzi ngo niho ndi bugusange. Ntegereza umwanya munini utarahagera. Sinigeze ntekereza na gato ko indi rubisi iri hepfo. Ubwo ibindi byo nabikubwiye. Njye sinatinyuka gutwara ikintu cy'indi umuntu muri ubu buryo. Gusa abamotari benshi barabikora, wamuha boro nka kuriya agahita yikomezanya. Cyane ko ari igihe aba yanabuza abagenzi, abona karebye nabi yanaburara. Daja aramushimira ababwira ati iyi mudasobwa yarampenze cyane nubwo muri kuyibona uko. Ikora ibintu byinshi bidasanzwe. Telefone nayo nuko. Kubibura byari gutuma nsara. Bataravuga, wa mugabo w'umukomisiyoneri yaramuhamagaye ati waza ugafata urufunguzo nkakwereka inzu yawe. Amasuka arakoze, ibintu byose biri ku murongo, ibyo wasabye ko bashyiramo byose babishyizemo. Kandi nutaza nona ejo ntuzapfa kumbona. Nsanga kuri rubisi aka kanya. Yaragiye kumubwira ko atari kuboneka ako kanya. Jovi yamuca mu ijambo ati mubwira ko mu minota 15 uraba hageze. Uwo mumotari wundi nawe ati twagiye ahubwo. Daja yarasetse ati harya mota witwa nde? Nawe ati nitwa Wina. Daja turiseriye niko witwa? Yaramusubije ati niko iwacu banyise kandi izina ni ryo muntu. Njye ndi Wina, ndatsinda ngo ngwino urore. Ahubwo se ugira ngo Wina na Daja itangaje nire ziryawe? Uzi ko ari ubwa mbere nakumva umuntu witwa gutyo. Daja yafashe agakapu noneho kari karimo imashini, afatana matera yicara inyuma ya Wina. Murumuna wa Jovi afata igikapu kindi yicara inyuma ya mukuru we, bajya kureba aho Daja yaragiye kujyaba. Barahageze, uwo motari bahamusanga bategereje. Yabasabye ko bazamuka haragura inyuma y'ibiro by'umudugudu byari bihari, bagera ku gipangu. Yarakinguye, babona ari igipangu cy'inzimwe. Wina na Jovia baguye no kwemera ko uwo musore yari ari kuri urwo rwego. Igipangu cyari gifite aho guparika imodoka. Inzu yari irimo amakaro, irimo ibyumba byinshi. Wina batagiye kure, batarinjira mu nzu, yaramubajije ati iyi nzu no uzajya uyishyura? Naho ati yego, ahubwo tubanze twinjire ndebe ko imeze nk'uko bayimbwiye. Iyo nzu yari ifite ibyumba 4, ifite aho kurira, ifite na salo nini, kagira ubwogero na tuwarete mo imbere. Hari harimo firigo, utubati, igikoni n'ibikoresho byo muri cyo, intebe nziza, ibitanda 2 n'ibindi bitandukanye. Wina yarongeye ati mbwira, aha hantu niho uzajya uhishyura? Ibi bintu birimo ni ibyawe? Nawe ati ikigo ngiye gukorera ntigisanzwe. Babanje kumpa avance ngo mbanze nshaka ko kuba hakwiriye, nanjye mpita niguriramo udukoresho twibanze. Ntabwo ari njye watuguriyemo, nyine narahamagaraga bakamfasha. Nagombaga gushaka ahantu hari parikingi kuko ikigo ngiye gukoramo gihe buri mukozi imodoka yo kugendamo.
urumva rero ko ariko byagombaga kugenda ngashaka ahantu nk'aha ngaha. Urabona hari icyo wabuze se ahubwo? Bose barumiwe bagwa mu kantu, ntibari bigeze batekereza ko ari kuri urwo rwego. Winnie yarivugishije ati kuki wari wahangayitse cyane ngo wabuze ibintu birimo na mudasobwa kandi wari kurara uguze ibindi nkabyo? Simukadi yo ntiwari guswapisha? Yamusubije amubaza ati guswapisha se ntubizi ko bituma umuntu amara igihe runaka atemerewe kubikuza amafaranga? Uretse n'ibyo, mudasobwa yanjye irimo ibintu by'agaciro bigendanye n'amapurikasiyo akomeye cyane, amasezerano n'ibindi byinshi. Kwibirana na telefoni byari kuba ari igihombo gikomeye. Yego nari kuzongera ngatangira bundi bushya, ariko nyine nari kuba nsubiye inyuma cyane. Uzi ko bampaye akazi kubera ko bizeye ko nzi gukoresha izo apurikasiyo? Kuzibura rero byari kunsaza, kuzabona izindi byari kuzatwara igihe. Babaye bicaye, komisiyoneri ahita yigendera. Dajo arababwiye ati nimumfashe tumanike imyenda yanjye. Bayikuyemo batungurwa no gusanga afitemo amakositimu atandukanye, inkweto zihenze cyane n'ibindi by'agaciro. Nubwo bwose Winnie yari yatwaye icyo gikapu, cyo ntabwo yari yarebyemo ngo abonemo iyo myenda ihenze bigezaho. Bayimanitse bari gutitira mu mitima yabo kuko yari umusore wahiriwe n'ubuzima akiri muto, bakaba bari bamufashe nk'umuntu usanzwe. Yahise ahamagara wa mukozi wo muri icyo kigo amufashije kubonamo akazi, ntiyamubwira ibyamubayeho, aramubwira ati nageze mu nzu ndananiwe, tuzavugana ejo. Nawe ati ntaribi nahejo. Ubwo noneho Winnie yamubwiye ibyanywa yisanzuye. Joviya na murumuna we Buko yasohotse hanze ajya ku irembo, abona aho bacuruzaga ibyo kunywa hari n'icyokezo, atanga komande. Barabizanye buri wese n'icyo ashaka, batangira kuganira bundi bushya. We yavugaga amagambo yo kubashimira gusa no kuvuga amasomo yabigiyeho, ariko Joviya we yari yumiwe cyane, yabuze icyo avuga. Bagize saa sita z'ijoro bakiganira. Winnie ati ubwo nyine ujye utwibuka tubaye inshuti zawe za mbere mu mujyi. Dajo ati rero ndagushyiriyeho udufaranga two kuza kunywa kandi gafanta ugeze mu rugo, ubwo tuzasubira. Yahise abasezera harigendera. Joviya nawe yaragiye gutaha. Dajo yahise amwohereza amafaranga, aramubwira ati uze kureba SMS nguhaye. Icyakora mbere yo kumusezeraho na murumuna we yaramubwiye ati nifuza ko tuganira birambuye. Iby'uyu munsi ndumva bidahagije, nzi neza ko ari Imana yampuje nawe, wabyemera? Nawe ati yego, ejo nzaza kukureba. Ubu yageze imbere areba SMS. Dajo yari yamuhaye 250. Ibyishimo byaramurenze, mutijya kumutura hasi kubera kwishima. Kubona ayo mafaranga bifashe nk'umugisha aho kubifata nk'igihembo cyari gikwiriye umuntu w'inyangamugayo nka we. Joviya we yatwaye murumuna we, ageze mu rugo bari bwari ba SMS. Yatunguwe no kubona yamwohereje 300. Yaratitiye ati se nibyo cyangwa ndi kurota? Yahise ahamagara Dajo aramubaza tukoze ibiki? Nawe ati nakoze iki se kandi? Umukobwa ati byandenze, ayo mafaranga bayamaye mu ntoki sinabasha kuyabara ngo nyarangize. Nuko ari kuri telefone narebye umubare, kandi nabwo byabanje kungora rwose, nabaraga amazina amwe nkayirengagiza kugera nyuma murumuna wanjye mfashije. Ese ubundi ubu biriseriye ayo mafaranga yose ni ayanjye? Dajo yarasetse ati amazina wabonye ni ayanjye, kandi humura ibyo wakoze ntawe bihuriye n'ayo mafaranga. Umbabarire utazanga kumbera inshuti, nicyo ngukeneyeho gusa. Bakivugana Winnie yohereje message amushimira ati boss sinabona uko ngushimira na gato, Imana nizi ibyo ukoze, nizi uko bizangirira akamaro. Dajo yariryamiye. Mu museso yabyutse ahamagara Joviya aramubaza ati waza kumbonera umwanya uyu munsi? Nawe umwanya gusa kandi aseka ati hari ikindi se buriya? Umukobwa ati ibyo wambwira byose nabikora, cyane ko naraye mbyemeye. Dajo ati ngaho uzuntembereze mu mujyi ahantu hose uhanyereke, umfashe no gushaka umukozi uzajya unkorera uturimo two mu rugo. Joviya yariteguye afata moto yaza kumureba. Dajo yari yarahindurwa ubuzima n'icyo kigo ataranatangira akazi. Yari kujya ahembwa amafaranga arenga 1.5 miliyoni mu kwezi kumwe gusa, kandi akemererwa akazi bamushyira amafaranga menshi kuri telefoni, bamusaba gushaka inzu nziza ari kuzajya abona haparika imodoka. Ubuzima bwe nawe yari kubwira ko bwahindutse bene ako kageni mu bo biganaga ngapfe kubyemera. Icyakora nta muntu utari umuzi ku buhanga bwe mu ikoranabuhanga, usibye ko nanone kuba byari kumuhindurira ubuzima mu kanya gato cyane nk'ako ngako bitumvikanaga. Joviya yaraje bamarana umunsi wose batemberana kuri moto. Ibiganiro bagiranye byari birebire ku buryo bwije bisa nkaho bamaze imyaka myinshi baziranye. Joviya niwe wabagutwaye? Dajo yabivuze yikinira ati turi kuwa mbere, waretse muri iyi minsi tukazajya tuba turi kumwe, ukazajya mu kazi nanjye nakagiyemo? Nawe ati yego, rwose amahirwe yo kuba ndi kumwe nawe sinayitesha. Dajo yarumiwe kuko yibwiraga atari bubyemere. Nyuma y'uwo munsi bakomeje kujya bazengurukana ahantu hose kuri moto. Joviya yari utwaye, baruha bakaruhuka bagasangira kandi bagatembera ahantu hose bifuzaga, harimo ku nzu ndangamurage, muri parike n'ahandi yari yashimishijeho mu mujyi no mu nkengero zawo. Iminsi 5 yagiye gushira urukundo muri bo rugurumana. Bariranwaga bakarara bavugana, wagira ngo bahanye uburozi bwo guhararana. Icyumweru cyarangiye batabyumva, iminsi yari yihuse kuri bo. Nubwo bwose bari kwiyumvanamo,
Daja abibona ko amusabye ko bakundana yabisamira hejuru, yabanje kwihangana ntihita amusaba kumubera umukunzi nubwo bwose bari bameze nk'abari mu rukundo. Umunsi wo gutangira akazi warageze akajyamo, Jovia nawe yagasubiyemo. Umukozi wo kumukorera mu rugo nawe yari yamaze kuboneka. Nyuma y'iminsi 4 Daja yahawe imodoka n'ikigo yaratangiye gukorera, ahamagara Jovia nawe bamufasha kubyishimira bayimenaho amazi. Iminsi yakomeje kwicuma, akomeza kwifata ntiyabwira Jovia ko amukunda, ariko nyuma y'amezi 2 yaratunguwe. Jovia yatangiye kumwandikira no kumuhamagara amwita amazina y'abakundana. Ntiyarakivuga Daja, yivugiraga Sheri, Honey, Sweet Heart n'ayandi. Daja yabonye kumubwira ko amukunda bitari gusaba ko abitegurira umunsi, kuko umukobwa n'ubundi yarasanzwe amukunda, amwandikira amagambo wagira ngo barakundana. Guhera ubwo nawe yamwandikiraga ubutumwa akarenzaho ko amukunda, undi nawe ati nanjye ndagukunda cyane mukundwa. Nyuma y'amezi 6 Daja yamusabye kumubera umugore, Jovia yabyemera atazuyaje. Nyuma yaho icyari gikurikiyeho ko ari gutegura ubukwe bwabo. Babuteguye neza, umunsi wabwo ugeze buba nk'uko byateganyijwe. Daja noneho yari yarabaye umukire, konti ze zuzuyeho amafaranga menshi cyane, dore ko noneho yari yarongejwe umushahara. Aho amariye kubanira na Jovia, yamubujije kuzasubira mu kimotari. Yego cyamuhaga amafaranga, ariko nifuzaga ko umugore waba umumotari ukundi. Kuri uyu munsi wa none, ubukwe bwabo nta gihe kinini gishize bubaye. Ku kazi, Daja wamuhaye amezi 3 yose yo kuba ari mu karuhuko nk'umuntu washyingiwe. Akazi kihutirwa agakorera mu rugo. We na Jovia baracyatekereza ku kindi azakora nyuma ko batazasubira mu kimotari. Rimwe na rimwe Daja ajya amuserereza akamubaza ati ahari wankunze ukimbona, icyagiye ko ari washyushye ushaka kumfasha utananzi, buriya wari wabitewe n'iki? Nawe ati wari waraburije, amaso yabaye umutuku. Iyo ntaba wari gusara sinagufashije. Baba babiseka, icyakora baba banafite ishingiro. Jovia nawe ntiyabasha gusobanura impamvu yafashe umwanzuro wo kumufasha, yarabibonaga ko hari nubwo atari kubona yo kumwishyura, akabirenga akemera kumutwara amuzengurutse imihanda ya Bugo na Kago, kandi yakaba yarari gukorera andi mafaranga mu bagenzi bandi. Ubu nta nshuti ikomeye bafite mu muryango wabo nka Wina. Nawe akunda kubaserereza ati mujye munshimira, ninjye wabahuje. Iyo najya kuri Rubisi yindi, wenda ntiwari guhura na Jovia ngo nawe abone ko ukeneye ubufasha, agufasha atakuzi. Wari kuza ugahita ujya mu nzu yawe ugatangira akazi, bakaguha imodoka, bakajya baguhemba amamiliyoni, ntuzagira aho uhurira n'umumotari kazi. Nubwo nawe bivuga seka, Jovia yoherewe no gushaka umugabo akunda, umukunda kandi w'umukire, yumva ari byo, akarenza ati inzira z'Imana zirenze ibihumbi. Naho dusoreje iyi nkuru, naho ubutaha.